rero ibyo byarananiranye ari ingingo bafite ikibazo kiri mental bagomba kugenda bakicara bakagikoraho bakababwira bati tuvuye mu gikombe n'ubundi ntabwo twarasana kabiri ngo tubishobore ubwo tuvuye muri kimwe mureke dukomeze twirukanka kuri iki ngiki baturusha inota rimwe nubwo barimo baratana n'umugabo rero nuko bimeze ubwo aperi yiruhukiye nyuma yo gutsinda Bugesera ejo izatsinda Amagaju ejo izakina n'Amagaju ejo izatsinda Amagaju itihura na Marine sizi ko imengo n'abantu benshi ejo izakina n'Amagaju cyane hari impamvu nyinshi nshobora kuki Amagaju atatsinda pesi Amagaju yatsinzwe kimwe n'ikipe nakwiti ya kabiri Inyamagabe yatsinzwe na Breze baheruka gutsinda muri bibiri na Breze abitwa bagire abitwa ba Irishad Perfect abitwa ba Irishad abitwa banzotanga uyo ni ikipe iyo ntizagaruka bako munsi wese iyo si ikipe izagaruka bako munsi ba haburu ubashota ejo aperi razirangiza gahunda itegure match ya Marina ya kimwe cya kane itegure match ya Marina siku cyumweru Amagaju hariya Marina aperi ku cyumweru ne mondebere Marina aperi ku cyumweru ndebere jone 27 zabari ku itariki zingahe urumva reka tutubwira na croisement tugenda twibutsa abantu ubwo no vango Marina yuzakina na aperi ko aperi by'ejo rwose no kumenya ngo nibingahe basi vango ishobora gukina na aperi kuko bayabyireke ibyo ngibyo ibyo ntago bishobora Marina aperi ne Marina na aperi match yo namaze kumenya ko ngo izaba ku cyumweru hanyuma Rayon Sport nirokoka hagati uyu munsi niramukitsinza Musanze cyangwa se Musanze gatsinda rero irokoka hagati ya Rayon Sport na Musanze izakina nirokoka hagati ya Gicumbi na Bugesera aho urumva yuko bare nabo inzira ntago iragendwa hanyuma Etincelle na AS Kigali banganyije 2-2 i Rubavu ku muganda irokoka izakina na Gasogi nyine nifuza ko cyane cyabara isigana na Gasogi reka mbe nifashe gato hanyuma Etoile de l'Est yo izakina na Polisi muri kimwe cya kane ibi byo byasobanutse tujye kuri match nziza cyane yaka twakire umuvandimwe hano rwose wadusuye atangira twibwira ubundi tugenda tuganira gake abagabo barabonye pasika hano bagatsindira amagare ubikitwa transport aje gutwara icyuma transport muri quartier Kinga agiye kuzajya banyuraho avuza inzogera bicycle ni hafi yawe baramutse umeze neza ndashima Imana na mahoro mba mutima zawe zimeze gute ko wicaye hangaha muri Radio Rwanda muri aya masaha ndishimye cyane byandenze amazina yanjye nitwa Ntawuyirushinege Benjamin naturutse Igicumbi mu murenge wa Ruvune kagari ka Gasambya umudugudu wa Karambi Ruvune Ruvune akse urahazi Ntawuyirushinege Benjamin Ruvune nabangiye kubeshya rubanda Benjamin hanyuma Ruvune mumeze mute tumeze neza turashima Imana nta kibazo kavura karagwa n'ubu bari kumbwira ko iri kugwa nta kibazo gira ijambo rimwe ubabwira rwose ubabwiye n'ahantu wicaye n'impamvu yakuzanye Radio Rwanda ni Radio Rwanda nyene ni radio mere ni radio y'igihugu narebye amaso arenda kuvamo aha narebye nafotoye abanyaruvune Gasambya Karambi ndabasuhuje rwose unice muri Radio Rwanda gisere ndamubona uyu muso bwanjye Kwizigira Jean Claude uriya w'imatimba Timbo boy Matimba urahazi ndahazi mbabonye amaso ku maso ndishimye cyane hanyuma wabyakiriye gute no gutombora igare niki washishikariza abantu rwose bakurikira ikiganiro Tetero muri rusange rwose nko mu rugo mere nko mu rugo umwana wanjye afite umwana w'imyaka 6 akurikira Tetero ubwo atari nagira ikurikiye ngira ngo intambara yavuka mu rugo ubwo rero nanjye mbimufashamo umuntu ufite umwana cyangwa n'undi muntu yakora amasomo akajya kuri iki kiganiro Tetero nta kibazo iri gare none watomboye rigiye kugufasha iki mu murenge w'Uruvune iragufasha iki mu rwego rwo kwiteza imbere ndi umuhinzi w'ibirayi n'ibigori rizajya rimfasha kugeza umusaruro wanjye ku isoko okay dusozera no suza abantu bakiya cyane rwose bakurikiye mu murenge wa Ruvune n'abandi benshi cyane mwaba umuntu wa mbere nsuhuza ni sheri wanjye madamu wanjye Mukanambara Delphine n'abana banjye babiri Elisa n'ahandi abaturanyi banjye nkasuhuza muri umunange bitunga umuramizayi nkasuhuza papa na mama nkasuhuza mukuru wanjye n'abashiki banjye n'abantu batuye mu mudugudu wa Karambi no mu kagari ka Gasambye bose ndabasuhuje nkasuhuza n'abantu bose batuye muri Gicumbi
ndumva ari ibyo. izere rero ko utari butege imodoka ujye kukanyonga. Ngiye kukanyonga nkumva radiyo rya radiyo igare rya radiyo Rwanda urumva ngira ngo nzariraga n'umwuzukuru wanjye. Nugera ruvune utangire uvuze inzogera cyane rwose ubu ngubu ndishimye cyane. urabona iriya gare bagiye kuguhanira ishya urarijyana kumukanisha abanza rifunge neza akaze amaburo ibintu byose abanza bikaze bibanza bifate neza ubanza uyumve agukubitiremo ikintu bita grise amasasu mu ruviri ushyiremo ya mavuta ku buryo rigenda rigakomera noneho rikazagufasha gukora imirimo yawe neza. urakoze cyane rero katwifurize urugendo rwiza usubira ruvune ubasuhuza cyane ubabwire yuko tubatashya natwe. Yego namwe murakoze Imana ibahe umugisha. urakoze cyane rero ntawirusha intege Benjamin umurenge wa Ruvune ubwo tubasuhuza rwose wo mu karere ka Gicumbi no mu murenge tugagafoto nyuma y'iminota nka 10 mu minota mikeya aho muri rwose turaza twifotoze. Axel katwerekeze rero mu majyepfo tubanze twumve umutoza wa Mukura nyuma y'aho abanyagisaka rwose bamusatse bamubonamo ibitego bitatu byose baramusatse kure kimwe ko bana masakambo tubanze twumve Tony Hernandez n'umutoza mukuru w'ikipe ya Mukura Victoria Sport. My reaction is really hard because we don't expect any of these two losses, but it's hard. Icyo navuga irakomeye kuko ntabwo twari twiteze gutakaza, ariko ibi ni umupira w'amaguru. Bibaho iyo wagerageje amahirwe menshi ariko ntutsinde, warangiza ugakora amakosa y'ibitego twatsinzwe. Imikino ibiri dukinnye irasa kuko twageragezaga amahirwe ariko ntabwo tubasha gutsinda, bwa nyuma tugakora amakosa tukinjizwa ibitego bigoye. Uyu munsi badutsinze igitego cya mbere dushaka kwishyura ngo tunanganye ariko twongera kwinjizwa igitego birangira dutakaje umukino. Third goal, we continues fighting, but finally we lost. This is football is. Ni umupira w'amaguru biranguye, nanjye n'abakinnyi banjye barababaye. Ubu tugiye gukomeza kurwana muri shampiyona kuko ubu niryo rushanwa dusigayemo, dutsinde buri cyumweru kugira ngo tuzaze mu makipe atatu. Mwisi iyo utakaje ugerageza kwiga uburyo wahindura buri kimwe. No mu nama n'abayobozi twagira ngo tugire ibyo duhindura, tugiye guhindura uburyo dukina, imitekerereze yacu. Ibintu mu isi bihora bihindagurika, niyo mpamvu tubirimo. We are going to work on it, looking for the next match, and this is the only thing that we are going to. Ubutumwa nabaha nuko uno munsi ari umunsi w'akababaro, bakomeze bizere muri iyi kipe. Turimo turakora ibishoboka byose, rimwe na rimwe bigenda neza cyangwa se bikanga. Icyo nasaba abakinnyi banjye ni gukomeza kurwana. Reka tuzarebe ku mukino wa Kivu Sport, ariko ntekereza yuko tuzatsinda. Tugomba gukomeza gushyira hamwe umurava mu gushaka ibitego, kubera ko nicyo kiri kuturemerera. Ntabwo turi gukora ibyo twagakwiye gukora imbere y'izamu. Let's see the next match against Kiyovu. That I think that we deserve the winning. But we have to be more effective in the face of goal because this is one of the heavyweight that we have, that we are not being so effective in front of the goal. Murakoze cyane. ngo rero Tony Hernandez ni umutoza mukuru w'ikipe ya Mukura. Kwizigi Mukura noneho byagenze gute? Ikipe ya Mukura ifite ibibazo nayo yakozweho n'ibintu byinshi cyane. Ikipe ya Mukura ifite ikibazo cyitwe ibibazo nayo bigera nko kuri 4. Icyambere bafite ikintu bita inconsistency in lineup. Umwango nta bakinnyi guhindagurika kw'abakinnyi babanza mu kibuga. Kipe ya Mukura nta bakinnyi 11 igira yubakiraho, kandi bituruka kuri Tony Hernandez umutoza ahora hindagura. Uyu munsi wabanje ejo si ubanza. Guhindagura ntibyatuma ntibyaba biterwa nuko abakinnyi ahubwo bamwiyereka nabo bahindagurika. Urumva ruvuyanga ikibazo twavugaga muri Kiyovu Sport na Axel aradufasha. Nuko tuvuga ngo hari 11 babura basimbura beza baza kubakorera mu ngata ngo baruhuke. Muri Mukura it is not the case. Ufashe muri Mukura effective irahari, ariko ikibazo kiri mu mihindagurikire y'abakinnyi 11 babanza mu kibuga. Umwango biterwa n'umutoza we aragenda akicara akavuga ati muri plan zanjye ndabona ikipe wenda ya Espoir ari ikipe idakomeye, reka mbanzemo ikipe y'abakinnyi badaheruka kujya mu kibuga. Agasa nkagiye kuruhutsa abandi akora amarotasiyo wenda bigendanye n'amarushanwa, atuma equipe nayo itubaka système de jeu
ihari iri consistent. Urumva ni ukuvuga ngo ikibazo tugira ni iki? Ikipe ya Liverpool ubu bizi ko ari Sadio Mane na Mo Salah bagomba kubanza kuri attack ntibahinduka. Ukaba uzi ko Virgil van Dijk agomba kuyobora defense. Ukaba uzi ko Alisson Becker agomba kuba ari mu izamu. Ni ukuvuga ngo mu ikipe ya Mukura haba amarotation y'ingenzi n'atari ay'ingenzi. Uyu munsi wumva ngo kabiri yabanjeho uyu mukinnyi bita Bingwa baherutse wigeze gutabwa muri yombi cyagihe bamushinja ko yafojarinze ibipimo bya COVID-19. Ejo hakaba habanjemo kubw'Imana Cedric Jaypol. Gatatu ni Moza Trezor. Ariko rimwe bakavuga ngo namutijima Janvier nawe baje kumupima barebe uko bimeze. So ukabona harimo ikintu bita consistency mu mipangire ya equipe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane cyica equipe, kuko iyo udapanga 11 ngo bahereho ububakireho system noneho ujye ukora rotation zigamije ahubwo kujya gufitinga no kongera imbaraga, byanga bikunda bisubiza equipe inyuma. Icyo ni ikibazo cya mbere kiri mu ikipe ya Mukura. Nabo bafite ikibazo kimeze nk'icyo muri Kiyovu Sport. Cyane cyane muri Axe Central. Muri Axe batangiye bafite abakinnyi batatu: Kayumba Soteri, Ngirimana Alexis ndetse na Daniel. Daniel uribuka kuri match ya Musanze yashinjwe kuba yariye akantu, baramwirukana mu ikipe ya Mukura. Basigarana Kayumba Soteri na Ngirimana Alexis. Ngirimana Alexis ni injury prone, urabizi yabaye kapiteni wa Kiyovu Sport igihe kinini, amaze imyaka nk'itatu muri mu ikipe ya Mukura ari kapiteni akina imikino yose. Nawe umubiri ntago ari icyuma, bituma Alexis Ngirimana asigaye agira ibibazo by'imvune bya hato na hato, bigatuma Axe Central y'ikipe ya Mukura habamo guhengeka kw'abakinnyi. Uko guhengeka kw'abakinnyi rero bituma equipe n'ubundi niba itubatse defensivement byanga bikunda kwankesa ibitego, ni ibintu byoroha cyane, ikipe iratsindwa mu buryo bukomeye cyane. Icyo nakita rero ko nyine hari icyo kibazo, nabo ntabwo bafite effectif. Ni kimwe n'ikipe ya Kiyovu Sport cyane muri Central. Izo ngingo zindi usigaje uzikurikiza abafana ba Mukura, maze numve reaction zabo icyo bavuga kuri ikipe yabo nayo itari mu bihe byiza. Ni igisebo ni n'agahinda gakomeye. Twebwe ubwacu byapiriye ku mutoza, kuko umutoza yakoze amakosa agenda agarukirana. Twarabanje tunganya na Rutsiro, turongera tunganya na Etoile de l'Est, turongera tunganya na APR, ejo bundi dutsindirwa na Espoir. Ibyo byose ni ibintu atagiye akosora, n'ubu ngubu dutsinzwe tugayitse ibitego 3-1. ni ibitego byinshi. Jewe yaje asanga ikipe yubakitse ari ikipe ituruna, ariko aho ayifatiye ubona ko ikipe iri igenda ishonga nka buje cyangwa nk'umunyu, kuko ntabwo n'uruhu rutubeshya, n'uruhu pe, sinzi n'amarangamutima. Uriya bari birukanye Ruremesha, ntabwo rero Ruremesha nimba bari bamwirukanye bari kuzana umutoza uri hejuru ye, none umutoza ari hasi ya Ruremesha. None umutoza nimba adasoma adversaire ubwiwe mu mitoreze ye arahuzagurika. Oya, ikiriho ni agahinda biteye agahinda. Urabona ko dufite ikipe ifite ubushobozi bwo kuba yatwara igikombe, byo biragaragarira amaso. No kuba umuntu yashyira uruhare ku mutoza byo biragaragara, kuko niwambwira gufata kuri nimero 3 ugashyiraho Mutijima Janvier, uko biri kose urabona ko arakuze. Trezor ari hariya ukamusiga, none wabonye ikibazo cyo gufata Bingu ukamushyira muri atake, ni ikibazo kirekire. Abakinnyi urabona bafite ikibazo, urabona ko n'ubuyobozi nabwo bufitemo uruhare. Nta kuntu abakinnyi nta rukare babakoreye, ntabwo byumvikana. Etoile de l'Est irarwanira kumanuka, ugasanga yavuye ikibungo, sanga saa 11 niho yahagurutseyo, ugasanga abayobozi nta muntu wegereye ekipe. Muri ba bafana bisiga amarange bita kanyogote, ufana w'umuriga wa mbere wa Mukura, ikintu twebwe tuzize umutoza wacu bivangavanga rwose. Yabivanze arabivanga, kandi igikombe cy'amahoro nicyo twagombaga kuvuga ati ikipe turayivanamo.
barakoze cyane abafana b'ikipe ya Mukura kwizigera ugifite ijambo ndumva benshi cyane cyane muri abo bafana mubihurizaho ikigo cy'umutoza bakigarutseho nubwo wenda batisengura mu buryo butandukanye nawe bakigarutseho kubera ko Tony Hernandez kuva yaza gufata ikipe ya Mukura amaze gutoza imikino 12 yatsinze imikino 7 atsindwa imikino 2 anganya imikino igera kuri 3 ntabwo amanota ari mabi cyane ariko ikiza cyane ginaturuka ku kuba ikipe ya Mukura yari yabashe kugenda ibitsa amanota mbere y'igi ntabwo ari ikipe iri ahantu habi iri ku mwanya wa gatatu yes ariko ikindi kibazo ifite ni ikibazo kiri muri dressing room uyu munsi mu ikipe ya Mukura hari ikibazo muri dressing room hari ikibazo cy'abo batoza bahari bunyirije Tony Hernandez batemeranywa nawe kuri line up bakayimubwira bakaniziusa kamwe ati kuki twicaza abakinnyi badafite ikibazo waretse tukababanzamo Tony Hernandez akavuga ati parayeri ninjye mutoza mukuru ninjye uzabazwa inshingano umusaruro ibi rero byarageze no mu bakinnyi m'imbere abakinnyi bagenda biramata bavuga ati ariko jewe narindi muzima none dutsinzwe na equipe twiburiye prime kubera gushyiramo umukinnyi ikibazo rero kiri ku buyobozi Tony Hernandez ntawanze umugati ntawanze gutera imbere niba yaradirinze bakongera kumugarura muri equipe Mukura bazo n'uburyo yagiye ikibazo uko cyari kimeze bakongera bakamugarura kandi Canisius nawe atameze nabi ari umwana w'ikipe ari umwana ukunzwe urumva byanze bikunze umuriro agombaga kwaka muri vestine n'abafana ba Mukura baramushimiye ikibazo rero ubwo turakirebera ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Mukura rega nabwo turabugarukaho kandi barayoborera equipe kure yayo barayobora ikipe Kigali turabigarukaho kandi bihuye ni ikibazo babe Kigali se Kigali none businessman ni Kigali bose katugaruka mu kanya gato cyane dusoze kuri Mukura twinjira no kuri Rayon Sport ifite umukino saa 12 umutesi Francine abazaniye amakuru agezweho kuri isaha y'isayine ubundi turaje rwose bababwire ndetse n'ikipe y'igihugu yatomboye ikipe y'igihugu ya Senegal Benin ndetse na Mozambique nimujye kuri imbuye Dagobert kubanga bw'ibyuma rw'imikino rero ukomeje kurikirana kuri Radio Rwanda ni Rugangura Axel kwizigira Jean Claude ndetse na Ruvuyanga ariko kandi tubabwira yuko noneho akayabo ka miliyoni 5 n'igice zose niyo jackpot watsindira iki cyumweru kwitiki amafaranga 500 gusa mu mikino y'inzozi roto biroroshye cyane shyira amafaranga kuri mobile money yawe kana kanyenyeri 240 urwego ubundi ukina jackpot uko ugura amatike menshi rero niko wiyongerera amahirwe yo kwegukana aya mamiliyoni akarusho kandi nuko yuguze itike imwe wongezwa iyindi turabibutsa ko hemerewe gukina gusa afite imyaka 18 kuzamura kandi tunabasaba gukina mu rugero kina inzozi roto maze ubona amahirwe yo gutsindira byinshi ari nako ushyigikira iterambere rya siporo hano mu Rwanda hamagara bandikire kuri 071914 0224 kuri WhatsApp cyangwa se hamagara kuri 24 turi kumwe na Topsec Investment Limited akaba ari company zobere mu gucunga umutekano mu buryo bwizewe abasekirite bayo bahabwa imyitozo yo gucunga umutekano kinyamwuga ikabafasha no guhora bihugura unaribonye bwayo niyo nkingi ituma Topsec itanga services z'umutekano zigezweho kandi zinoze Topsec umunono yabazaniye services z'ikoranabuhanga zituma wicungira umutekano aho uri hose binyuze mu ikoranabuhanga uyabazaniye HD CCTV cameras zigaragaza amashusho en couleur n'injoro zigatuma ugenzura ibyabaho ari hose nta nkomyi ubu banakwinstallera rero cyo bita alarm cyangwa se intabaza zishobora kukumenyesha ko hari abashaka kukwiba cyangwa zikagufasha gutabaza iyo umutekano wawe n'ibyawe bibangamiwe izi ntabaza kandi zikora amasaha 28 ku buryo zituma utabarwa mu gihe gito cyane kurana na Topsec rero hano umutekano wuzuye kuko ibya bizaba bicunzwe neza kandi Topsec irifuza gutanga akazi ko gucunga umutekano mu turere twose tw'u Rwanda ku bantu bafite imyaka 25 na 30 hagati ya 25 na 35 bafite amashuri yisumbuye no kuzamura cyane ibindi bisobanuro kuri Topsec hamagara 0788 30 44 89 cyangwa kuri 0788 ni Topsec Investment Limited hanyuma abanyamahirwe ba mbere kandi bakoranye neza cyane na Gorilla Games bamaze kujya i London mu gihugu cy'Ubwongereza bagiye kureba match ya Arsenal na Manchester United. Gorilla Games baragiye bazagenda ejo uyu munsi baragenda uyu munsi abongera ejo kwa kane nabwo bazagenda ejo kwa kane
bagiye kuwa gatanu babe bifotoza kuwa gatandatu barebe match nawe ka kofi sinzi ku cyumweru bongere bagaruka abantu uburyo babisesengura ariko ni ikintu Gorilla Games yakoze cyiza cyane kabisa. Gorilla Games rero ikuzaniye abanyamahirwe utasanga ahandi yo gukina imikino y'amoko menshi atandukanye kandi yoroshye cyane wibereye iwawe. Buri cyumweru bakuzanira umukino woroshye wakina ugatsindira akayabo witwa Game of the Week. Wasanga ku mbuga nkoranyambaga zabo arizo Facebook, Twitter na YouTube yose yitwa Gorilla Games Africa. Instagram ni @Gorilla Games Rwanda. Ukoresheje promo code yabo y'amafaranga 500 ubona bonus y'amafaranga 500 nyuma yo kubitsa bwa mbere. Hamagara 0788383309 nawe ubashe gukina hamwe na Gorilla Games. Kina buri gihe aho uri hose. Mbere yuko tukomeza kuri tuza kwakira umuvandimwe nawe uje kuduha yambo singa byawe ndere ko bya rukara rwa bishingwe umishite rukara rwa bishingwe yapfuye n'umuzungu kimwe mu bintu byatumye rukara yivugana umuzungu uranyambura abana ati yambo no kwamburwa abana tugikomeza kuri mukura ukivuga bimwe mu bintu birimo gutuma mukura itabona umusaruro mwiza. Twavuga ikibazo cya dressing room rero kuba yaramaze gucikamo ibice harimo uruhare rw'ubuyobozi nk'uko Axel yabivugaga. Ni ukuvuga ngo ekipe ya Mukura ejo bundi yatoye ubuyobozi bushya buyobowe na Jean Damascene. Ubuyobozi bushya nibyo ni amaraso mashya y'abakunzi ba Mukura bazajya banatanga n'amafaranga yabo atari make miliyoni 3 buri wese uri mu nkingi za Mukura. Hanyuma hakaba haratoyemo nyine board of directors. Muri board of directors icyo nabonye Mukura Victory Sport yakoze nuko nyine hagiyemo amaraso mashya y'abantu bafite ni kofi ariko nta muntu witwa wari usanzwe umenyereye kuba mu buyobozi bwa ekipe ya Mukura wongeye kugarukamo. Ni ikipe y'amaraso mashya. So abantu benshi rero kubera n'imirimo yabo naho batuye abenshi batuye i Kigali bijyanye n'akazi wango Mukura iri mu biganza by'umugabo bita MD Gasana Jerome niwe wenyine uri Huye. So rero kudiringa n'ibibazo bya administration akadiringa n'ibibazo bya finance bikaba ngo bajya no mu biri technique nawe urabyumva. So it is so exhaustive. Ni ibintu umuntu mwatakora kandi rega none se Gasana we rega nawe baranamurenganya yaba ari Gasana yaba ari uyu manira guhanda Jean Damascene president haba abayobozi bose ugiye gucishamo rwose ijisho icyerekeranye n'ubumenyi bwa siporo icyerekeranye n'ubumenyi bw'umupira n'abafana ba Mukura n'abakunzi ba Mukura barabizi ko ntabwo nuvuga ngo bwa bujanja umupira ibintu byo gutegura match ibintu byo gukurikirana kuburyo ushobora kura match nawe ukanaliza ukabana baza n'umutozo utese ariko gutya na gutya bimeze gute ku cyose imbuje gutya wenda n'urugero mukaganira nk'umuntu uzi ibintu by'umupira wenda n'urugero ibyo ngibyo ntabyo usibye no kuba batabona uwo mwanya ariko n'ubwo bumenyi nabwo ntabwo. Amafaranga rero mu mupira ntabwo hagije. Tumaze kubona ko abanga bemeranyijwe n'amafaranga runaka bagomba gutanga benshi harimo n'abantu bakapo haba uyu president Jean Damascene haba abasaza ba Sakindi n'urundi rwego haba bano bagabo abitwa ba mwami urumva mwami Kevin haba president Rafael president wa FRVB urumva nawe n'umumamburo ukomeye cyane wa Mukura Ngarambe urumva n'abandi bench cyane urumva barinaha ubuzima bwa buri munsi bwa ekipe ntibabuzi. Nukuvuga ngo Mukura mbega sinzi ukuntu twayivuga ni ikipe iri aho ngaho ibaga ikifasha mu magambo make. Imbaraga bashyizemo batsinda APR Rokare bakoreye abakinnyi ukuntu bari bakaniye kuki ibi bintu batsinda na Rayon Sport kuki ibi bintu bidakorwa nyine buri gihe kuri match urumva rero nicyo umuntu agomba kwibaza rero icyo kikwereka ko ari ikipe zidafite intego. Yes nimwe njyana ku kintu cya kane cyo bita vision nta ntego mufitizene Mukura yinjiye muri irushanwa itazi ikishaka gukurwamo na Etoile de l'Est ni ibintu bitagira igisobanuro na kimwe kuko Etoile de l'Est ni ikipe iri muri relegation ni ikipe idafite intego zo gukomeza mu gikombe cy'amahoro ko ntibafite ubushobozi bwo gukomeza kurwana kuri front ebyiri kandi bari mu manegeka iri kuri bomboni kuri oxygen bari mu manegeka umwango rero ikipe ya Mukura gutsindwa na Etoile de l'Est byabaye bya bindi by'umupira by'uko basigaye bafite Abdou Marushimana umenyereye akavuga ati izi kipe ndazizi araza yiterera baro abasore batsinda ariko atari cyo cyari kiri mu ntego zabo na Etoile de l'Est ubu nonaha
wamagaga babaza ati mwagiye muzi ko mugiye gukuramo mukura bakubwira ati ni ibintu byatugwiririye bagiye basanga ikipe iri wasi yifitiye umuzamu bita Jacques basanga muri akise nta bantu barimo bateramo amashoti y'ibitego bijyamo that's it ikipe ya Mukura yinjiye muri iri rushanwa nta ntego ifite bya bindi birirwa bavuga ngo umupira ngo uyobora ku maradiyo ngo kuki ngo kuri za mikoro Mukura niba Mukura abayobozi bayo niba bariho batwumva niba ari ikipe mufata nk'iyo kuganiriraho hari terime za gisore bakoresha muri iyi minsi sinjye wazihimige icyo bita gufatiraho umuntu furi niba abayobozi ba Mukura muri gufatira furi kuri Mukura bakavuga ko ari ikipe y'ababyeyi ari ikipe y'abasogokuru n'abakurambere mukajya muhurira gusihuye ari uko mwagiye kwinywera byeri mu bivuga abantu babimenye mushyiremo imbaraga nk'izo mwashyizemo gutsinda amakipe y'ibigugu ubushobozi burabufite haba ari ubw'amafaranga haba ari ubumenyi mu bya ruhago bamwe na bamwe twagiye tuvuga ibyo bintu byose birahari abafana barahari ariko mumeze kamwe ni ikipe y'ibikombe cyane ni ikipe yo gufatira ofuri no kunyweraho byeri ni ibintu bibiri ni igitaramo ndamage ndetse na bamwe bamaze baraye bakoze inama y'ubuyobozi na squad donc na technical staff yemeranywa nyine ko bagomba gushyira ibintu ku murongo bagashyira hamwe Tony Hernandez akemera kugirwa inama sometime na bagenzi be akemera gukorana nabo neza bakoze inama y'abakinnyi babwira nyine ibibazo bihari imyitozo abashyizwe ku ruhande abatakina n'ibindi byose ubwo twizere ko biri buze gufata umurongo twashize imyaka ine Mukura itwaye kino gikombe cy'amahoro 2018 yaragitwaye 2019 yasigaye igitwara urumva ni ikipe ibe yakweretse ko byashoboka iramutse ishyigikiwe n'inzira yari iharuye kuri Mukura Victory Sport yari iharuye warayibonaga ni kwa kundi abantu bize ibintu bya optique géométrique warayibonaga warebera mu kantu k'akenyi gatoya ukabona ko reflex nako reflecting ugasanga ikipe ya Mukura yagera kuri finale ariko kubera kwinjira mu irushanwa nta vision ikipe nta muntu uyiri iruhande nta uyikebura nta ushyira ku murongo so bagiye nabo bagaragaza poor performance bababaza abakunzi ba that's it ngiye rero Mukura habwirwa benshi bakumva bene yo ubwo abayobozi ba Mukura bagiye rwose icyo bakora twakire undi munyamahirwe watomboye igare abanze twibwire neza cyane ubundi tuganire gatoya murakoze cyane yitwa Nshimiyimana Egide abenshi banzi nka Najyuwa Egide merereye kuri base mu karere ka Rulindo yes wowe ngo waje mu yindi sura ngufite n'imana rwose ngo kwiziginga agiye kudukubita amakuru hanze y'ikibuga ubu ngubu agiye kudukubita amakuru hanze y'ikibuga ndayabakubita ndano mbahaye show ntiyavuga ko yitwa Najyuwa Najyuwa n'ubundi ahantu ako kazina kavuye ku ishuri n'injye ubagezaho amakuru ururimi rw'igiswahili ndagumva naho Najyuwa ajya avuye n'igiswahili uracyumva ndacyumva wigaye keke elkeke indimi n'ubuvanganzo kabisa ukuntu ugiye kugenda rero umunota umwe tubwira amakuru hanze y'ikibuga amasegonda 30 udukubita nk'amakuru wenda mu giswahili aha reka nanjye noneho mwaramutse neza abakunzi ba Radio Rwanda uyu ni umwanya w'amakuru tuza yavuga ko yavuga uri ku ishuri umva yuko uhagaze imbere y'abanyeshuri humeka mfura mwaramutse neza mwebwe muteze amatwi Radio Rwanda uru ni urubuga rw'imikino mu mwanya wahariwe amakuru yo hanze y'ikibuga amakuru yo hanze y'ikibuga tuyahere muri shampiyona nyarwanda amakipe ati iki gikombe cya shampiyona ni icyacu yose yarahize ariko ngo mu ntambara habaho gutsindwa no gutsindwa ese ko amakipe yigira ibi yose niko azakibona epiyariti ni icyacu kiyoviti ni icyacu mukurira aho hafi reyoyo aha ibi reka tubihange amaso ubwo Kiyovu yakinaga n'ikipe ya Gasogi byagaragaye yuko urwego rwa shampiyona y'u Rwanda rwageze ku rundi rwego Kiyovu yaje mu kibuga igira iti isinzi ni iyacu ariko ngo n'abagasogi bari bateguye nabo bati insinzi ni iyacu siko byaje kugenda amazi si yari yandi kuri Kiyovu dore yuko ikigera mu kibuga hashize akanya gatoya
gasogi ibirayifasha burya ngo wakunize yanakwica. Gasogi yafashe ikipe ya Kiyovu iyikubita igitego. urakoze cyane ariko abagore badashyirwa arayazi azi kuyatotora rwose. urakoze cyane umbwira yuko uzadusimbura ubwo biragusaba kwiga cyane ndetse no gukora cyane Ferdinand bariya bose byose ngenda bizi. ngaho dukubitamo n'agaswahili mu makuru se twumve gake gake mu giswahili. Aha, nk'umuntu wiga ikeke umuntu wiga ikeke habari za asubuhi. Sasa ni idhaa ya Radio Rwanda ikitangaza kutoka mjini Kigali. Sasa ni muda wa habari katika Kiswahili. Habari zetu tuzianzie hapa. Serikali ya Rwanda imetoa imeomba wananchi kujikinga janga la COVID-19 ili wajiepushe uviko COVID-19 ili nchi yetu iendelee. urakoze cyane Kuri mikoro wenda nuko nanabiteguye wenda ayo hanze y'ikibuga yo nayo nateguye ariko ubutaha tuzagutumira sibyo tuzagutumira uze wateguye amakuru hanze y'ikibuga uyafite ku rupapuro ufite n'andi asanzwe uyasome nka Ferdinand ariko no mu giswahili muzaba bare mu bikore buriya nuza urivuga igiswahili John Gakuba na nuza hari Pascal Buhura bariya abantu iyo nashe kubera tutasa 11 ajyamo ngira ngo na 15 ajya ndayifungura yavuga nka mwigana n'aba Fred na bure ari nijoro mbari kubigana undi nemera cyane kwizera boss ko yari kuvuga njyandi subiramo ni recording kugira numve aho nabyishi butanza bikora courage hanyuma watomboye igare dusoza wabyakire gute gutombora igare worigiye gufasha cyari zabase hari igare nyiritombora barabiza bari kumva radio ibyishimo byari byose rwose narishimye nshimira Imana yabimfashijemo navuze Imana urakoze kuba ndibonye kandi narindi keneye ntabwo imirimo yo kurikoresha we yabura. None tugana ku musoza hariya tubwe ngo witwa Shimimana Egide suza abantu muri base bakeya ubundi twisongeza abenshi banze ngana jiwa ndabasiwukije nabo mwigana abatwigana bo bari ku ishuri barabyumva ariko barabimenya bageze iwabo batashe. Noneho ndasibuza ababyeyi banjye bamaye umwanya nkagira ahantu Jani ari gatete yari yambwiye ngo musibuze rwose abari kubyumva n'umufana wa APR. Noneho nankunda namusibuje za rigatete n'umucuruzi abantu bose bateye mu karere ka Rulindo kuri bose ndabasibukije cyane cyane no mu mudugudu wa Gatete mu centre yaho ngaho bose ndabasibukije. Ruganguro wamubonye ntamubonye rwose nakwizigira ntabonye bose muri abasare bateye bazi gucacambura bazi nyine ni inzobere mu busesenguzi bw'amakuru y'imikino. Nanjye ariko numva nzabakorera mu iyo nkata ako kantu mumbwe rwose muzanshakira umwanya ze nateguye ndabibemereye kandi bizaba biri ku mucyo biteguye neza tuzabikora rwose kuko radio Rwanda ni yanyu. Ubundi rero dusuriza abantu mu murenge wa Base ngo habagabo bahuri basezaniye niho bazahurira robo yakakunda byemo ayi phrase sezeraniye niho zihurira. Murakoze cyane rwose nari mfite inzozi zo kuzagera muri radio Rwanda nabaye shari ko nzagaruka neza nateguye neza. Urakoze cyane rwose twabibonye ni ibintu twagutunguje. Murakoze cyane tuzabitegura ubundi rwose uze tuganira dufite umwanya sawa. Urugendo rwiza rero nusubirayo kuri twese namwe musigara amahoro akazi keza. Aragaza cyane Egide n'umukunzi wa radio Rwanda akaba yakurikirana ikiganiro tetero yaratomboye igare. Twerekeze muri Musanze igomba gukina ikipe ya Rayon Sport uyu munsi ku isaha 12. Reka twumve rero biteguye gute Musanze ikipe ya Rayon Sport. Musanze FC yakoze imyitozo yayo ya nyuma kuri uyu wa kabiri mbere yo kwerekeza kuri stade ya Kigali Nyamirambo aho igomba kwisobanura na Rayon Sport mu mukino wo kwishyura mu gikombe cy'amahoro 2022.
mu mukino ubanza aya makipe yombi yari yaguye imiswi ubusa ku busa kuri stade ubworoherane y'akarere ka Musanze. Imipira y'imiterekano, gutera penaliti, imyitozo yo gukomeza umubiri no kurinda izamu ni bimwe mu byibanzweho muri iyi myitozo. Umutoza wa Musanze FC wungirije Shimimana Maurice bakunze kwita amaso avuga ko ari umukino barimo kwitegura ku buryo bukomeye kuko baza agaciro kawo. Imyiteguro imeze neza kuko ni ikipe turimo kwitegura umukino wa kabiri, ni umukino wa shampiyona, ni umukino wo gukuranamo, bivuze ngo ukuyemo ni ukomeza mu cyiciro gikurikira. Muri rusange rero nyuma yo dukineye match ya polisi tumaze gukora imyitozo kandi imyitozo irimo kugenda neza. Ikipe yo ihagaze neza, abakinnyi bose barahari, uretse umukinnyi Ocene gusa ugifite ikibazo cy'imvune, ariko abandi bakinnyi bose barahari. Kuba uyu mukino uteganijwe ku isaha ya 12 z'umugoroba ngo nta kibazo biteye abakinnyi, nubwo bwose ari bwo bwa mbere Musanze FC nk'ikipe igiye gukinira ku matara. Niyitegeka Idrissa ni kapiteni w'ikipe ya Musanze FC. Ntacyo kuko turimo muri ekipe ya Musanze turi abakinnyi bakuru, ndakeka uyu mwaka match ya Musanze ntabwo yigeze kubera ku matara, ariko abakinnyi bagenzi banjye nanjye ndimo nzi neza yuko tumenyereye gukina amasaha nk'ariya, ntabwo ari ubwa mbere tugiye kuyakiniraho, ntabwo byatugora kuko nta n'ikibazo. Ntabwo byabagoye mwumvise bashyizeho uyu mukino kuri aya masaha? Ahubwo kuri twebwe byaradufashije natwe nk'abasilamu. Noneho rero Idrissa, abakunzi ba Musanze mu gihe Kigali mubabwiye iki, ni mubahe ubutumwa abakunzi b'ikipe ya Musanze? Abakunzi ba Musanze ikintu nababwira, ntibacike intege, bakomeze batube inyuma, kuko ikipe ni iyacu, ni iyabo, bagomba kudushyigikira. Icyo nzi neza yuko nuko tugiye i Kigali tugiye guhatana kandi tugiye gukora umwanya mwiza, tugiye gutsinda, nicyo kintu nabizeza kugeza amagingo aya. Uwihoreye Ibrahim wahoze ari team manager wa Musanze FC akaba nakurikiranira hafi ikipe, aragaruka ku mahirwe Musanze FC ifite yo kuba yasezerera Rayon Sport muri iki gikombe cy'amahoro. Iyo witegereje neza ubona ko ikipe ya Musanze FC ni ikipe ifite effective, ifite abakinnyi ku buryo baramutse bateguwe mu mutwe bakumvishwa uburemere bw'umukino n'icyo bisobanuye ku mateka y'ikipe, ndetse n'icyo bisobanuye gutsinda Rayon Sport byaba ari byiza. Ikindi ni uko Rayon Sport kuva twakina muri shampiyona ntiradutsinda muri iyi sezo, kandi iyo urebye mu myaka ibiri ishize kuva 2020 yadutsinze muri 2020 ibitego 2-1. Ariko still kugeza kuri uyu munsi urabona ko kuri head to head duhagaze neza. Wareba n'ikipe dufite Rayon Sport turi ku rwego rwo kuyisezerera. Uwihoreye Ibrahim hari inama atanga abona zafasha Musanze FC kuba yakwitwara neza muri uyu mukino. Nababwira gukina system ya 4-3-3, ariko by'umwihariko bakirinda gusimbuza cyane, kuko bigaragara ko imikino yose twakinye muri shampiyona 90% hagiye hagaragaraho gusimbuza, bitagiye bivugwaho rumwe, by'umwihariko ku bafana ndetse n'abantu barebaga umukino muri rusange. Nibaza kwirinda gusimbuza bya hato na hato, kuko nko ku mukino wa Police FC habayemo ikosa, aho kuri nimero 10 hakinnye abakinnyi 3, hakinnye Fabio, hakina Eric Kanza, harazakinana na Manda. No kuvuga ngo ni ibintu nyine bita bigaragaza ko muri choix tactique z'umutoza cyangwa se uburyo yakoze remplacement harimo ibibazo bitandukanye. Nk'umuntu wicaye kuri touchline nkajyana impapuro zo gusimbuza, uhita ubona ko harimo akabazo. Nibaza kubikosora bakabyirinda. Ikindi kandi bagashiramo celui qui la mérite, umukinnyi ushobora kujya mu kibuga kubera ko abimerita. Ndizera ko nko kuri wing je préfère que umutoza yakinisha na Manda akabanza mu kibuga ndetse na Kanza. Kuri ataka gashiraho Samson akamureka agakina iminota 90 atamuze atagize ikibazo cy'imvune, ndetse inyuma yaho agakina Fabio ni umusore muto ufite karite nyinshi zo kuba yagumana umupira, akaka umupira ndetse akanatanga umupira, ahubwo bakamubwira gutanga baro ya nyuma, umutoza akamukosora. Ikindi kandi akaba yakora shwa nziza. Idrissa akaba yakina nk'umukinnyi wa misiyo mu kibuga, mu gihe Imurani yakina free roll hagati mu kibuga. Kuri defense ho nta kintu nza kuza kuvugaho kubera ko turi mu makipe afite defense nziza. Imurani agakina free roll hagati nka nimero 8, Idrissa agakina nk'umukinnyi wa misiyo. Nibaza kuza kubafashe Piero cyangwa undi wari we wese, ubwo ibyo byose umutoza niwe uza kuza kubireba, ariko mu mboni yanjye turamutse dukinnye gutya Rayon Sport twayikuramo. Ku ruhande rw'abafana ba Musanze FC nabo bagiraye kwibaba, aho ngo biteguye gufana kugera ku munota wa nyuma. Tuzaba twari Amavubi garenze, tuzabatsinda ibitego 2 byihuse kandi hagiye kuba umukino ari nijoro. Aya masaha ntago azabagonga nk'abafana? Oya, tuzagerageza, dufite imodoka yacu.
buriya ushobora no gutwara amabisi 400 cyangwa 400 ko wagera muri stade ukabura abantu, ariko ikintu cya mbere ugomba kumenya abahuriga turahari, abakunzi indwanyi twe turahari, abafana turahari, tuzakora akazi kacu kandi tuzagakora neza, tuzitanga. Amakuru yizewe aturuka mu buyobozi bukuru bw'ikipe ya Musanze FC aravuga ko abazaza kureba uyu mukino bahishiwe ibirori bikomeye birimo umurishyo w'ingoma nk'uyu umaze kumenyerwa kuri stade ubworoherane. Biteganijwe ko ikipe ya Musanze FC ihaguruka Musanze kuri wa gatatu isaa 6 z'amanywa nyuma yo gufata amafunguro yo ku manywa. Uwimana Emmanuel, Radio Rwanda mu karere ka Musanze. Akoze cyane Uwimana Emmanuel, Akse. C'est lui qui la mérite. C'est la vérité. Hari igihe Ça c'est le nyine français que je connais. biba ngombwa ko twajya tugerageza kwivugira ururimi gakondo abantu bumva, kuko nibyo byiza. Ko buriya radiyo ni ikintu gikomeye byacyumvwa n'ingeri zose, biba ngombwa rero uvuze ibintu rwose watekerejeho neza mu magambo, ukamenya ko gahunda ari ponge atari polone. Ibrahim yahoze ari team manager wa Musanze, wamwumvishe yarimo kugira inama Musanze kabisa, agira naho ababwira ati mbona mukwiriye gukina iyi system 4-3-3. ngira ngo ashaka ko ari team manager we narafite n'ibyangombwa byo gutoza ntitubimenye. Sinzi niba hari ubumenyi ibyo ari yose formation ashobora kuba yifite neza. Abaye bifite byaba ari byiza, ariko abaye atabifite ngira ngo ibyerekeranye na tekinike yabirekera umutoza, kuko iyo mwatangiye kujya inama muri benshi burya mushobora no kuyobya n'abantu, mushobora no kuyobya n'abakinnyi. Sinzi ubu ngubu icyo wenda umwanya afitemo wo kubwira umutoza ko yakinisha Kecuku Irokan iminota 90 akubwa nk'umuntu ubana na ekipe wenda arabizi. Gusa igihari ikipe ya Musanze uburyo nabibonye mu mukino banza ari umukino narakurikiye Musanze, kubitarabashije kwinjizwa igitego navuga yuko amahirwe kuri yo ni amahirwe yagize, kuko ekipe ya Sport yahuye n'ikibazo gikomeye cyane nk'uko na za Kiyovu n'ejo byagenze. Ikibazo mu Gifaransa babyita ngo ikibazo cya efficacité, kuba efficace imbere zamu, no kuvuga gufata ya mahirwe ubonye ukayabyaza umusaruro, za occasion bwa buryo ubonye ukabubyaza umusaruro. Barahushije cyane ikipe ya Sport, badinjeke bakinnyi benshi cyane bari mu busatirizi bwa ekipe ya Sport, bahiseno barahushije ibitego byinshi cyane. Ibyo aribyo byose baravuze bati ikibuga ntago wenda twakimenyereye, abareyo nubwo atari bo bonyine bagikiniragamo, kuko na Musanze gikiniragamo, ushobora kuvuga ngo hari iwabo. Uyu munsi rero nta rwitwazo rushobora kuza kubitara, ariko twumvishe ko Musanze iri tayari kuza gukinira ku matara saa 12. Naho ubundi ama equipe zose ariteguye. Uwo bita Trump yamennye akantu, ministre ubutegetsi bw'igihugu Amakuru nkabuta araza kuri match. Ndumva bitoroshye cyane kuza kuri match ubwiye gushyigikira, nicyo bita motivation supplémentaire. Ni Musanze urumva umukunzi w'ikipe ya Musanze ntabwo twabica hirya no hino. Ikindi ku bafana ngo haramanuka bisi enye zituruka i Musanze. Ni match y'umuriro, ni match ikomeye cyane yo kwitega. Ariho nashaka kubaza kwizigira Musanze ifite ubushobozi buza guhagarika Rayon Sport kwa mugane ku matara, kambivuge gutyo. Ikipe ya Musanze Football Club ubwo bushobozi irabufite kubera ko kimwe mu byiza Ibra yagarutseho muri interview ye nuko yatwibukije ko Rayon Sport iheruka gutsinda Musanze 2020 kandi babatsinze ibitego 2-1.
ni ikipe dusanzwe tumenye yagaragaje urwego no guhindura byinshi cyane muri iyi saison. Ni ikipe idahagaze nabi muri shampiyona, iri mu makipe arindwi ya mbere. Ni ikipe ya Musanze ubona ko yaguze abakinnyi b'abanyamahanga bakora ikinyuranyo. Ni ikipe ubona ko muri rusange itivanye utaza gukina uretse Benocen. Mu by'ukuri ni ikipe yaza igatanga challenge. Uyu mukino ku bwanjye ndabona nta nubwo ari no guhenga amakomtel. Ni umukino uri kuri balance. Ni nawo mukino umenya tugiye kureba mu gikombe cy'amahoro, usa nk'aho amakipe yombi agiye gutangira ku rwego kabisa. Pashao aramuka akoze ikosi. Musanze wabivuze ku mwanya wa 732 ifite 38 rero 6 urumva na amakipe atarimo ikinyuranyo kinini muri shampiyona. Pashao naramuka akinnye ibintu nk'ibyo yakinye kuri Gorera nabonye byihuza gureka byo gufata ba Isaac Muganza akabashyira mu mutima wa oya Sengiyumva Isaac Sengiyumva akamukinisha na Clement agafata ba master abantu bataherukaga mu kibuga. Nawe urabona ko mu kintu cya 11 asa nkaho afitemo ikibazo muri icyo kintu cya rotation gisa nkaho kiri kugenda kimugora cyane. Ikindi rero siporo kugaruka kwa onana fitness onanera cyari hasi iri nko kuri 40%. Arafata umupira ukabona niwe onana wakwerimina, ariko cya kintu cyo guturikagurika cya explosivity cyo kwihuta cyo gucengera mu bantu cyo kwinjira urabona ko ntacyo. Onana naza ko ari mu bihe bye byiza, mutatu nawe uri kugerageza kugenda agaruka ari mu bihe bye byiza, bakagerageza kugeza imipira imbere nyinshi cyane kwa Esenu no kwa Dinje Keren Sport ishobora kuza kugira ikikora. Ariko Musanze nayo ifite hagati yatoroshye, ifite ubusatirizi bukomeye kugeza ubu ngubu urebye ba Obedi, ukareba abo ba Samson Rokan, ukareba hagati Haimurani na kapiteni Idrissa Niyitegeka, ni hagati yakomeye cyane. Umukino ushobora kuza gukinirwa hagati, uza kurusha undi hagati ashobora kuza kubona uburyo bw'ibitego. ngayo nguko rero ni ku isaha saa 12 z'umugoroba. Rayon Sport yakira ikipe ya Musanze. Umukino ubanza byarangiye ari ubusa ku busa. Umukino rero benshi bakavuga ati umukino uracyafunguye ku mpande zombi. Imikino ntabwo muri bubasha kuyikurikira kuri Radio Rwanda, kuri Magic Sports. Kuri Magic Sports abantu barayireba kuri Magic Sports kabisa. Ubundi twebwe ngira ngo gahunda ari muri kimwe cya 4 niko twatangira kubagezaho imikino y'igikombe cya 4 sisha cyo simora harimo imikino tunyuze kanya yatunyuze muri humye katwa kwa mugani kimwe cya 4 katwa turebe naza harimo imikino kimwe cya 4 itaryoshye kurenza kimwe turebe niba Rayon Sport na Perez hagera kuko iza gukomeza hagati ya Rayon Sport na Musanze izakeneza ariko hagati ya Bugesera na Gicumbi. Bugesera na Gicumbi ubundi rero na APR bazahura muri demi final. Niba namakomeje akaze banazi hagera if they make through ibingi tuzatunyaniriza kwa gatanu cyane byose hamwe. Ikipe y'igihugu Amavubi Axel yatomboye Senegal, Benin, Mozambique. Mbere ko tujye kwitsinda ryacu sinzi niba kwihuta ukabwira abantu uburyo amatsinda ahagaze y'iki gikombe cya Afurika kiza mu mwaka utaha. Yes, reka turebe uburyo amatsinda ahagaze. Ubwo Fabiera n'abado aza no kuba dushakira kaka ya ndirimbo cyangwa cya kinanga cya CAF kira nicyo gishyira abantu muri mood neza, aze kugikurura CAF anthem. Ubwo rero reka atuhere mu itsinda rya mbere. Harimo ikipe y'igihugu ya Nigeria, harimo Sierra Leone, harimo Guinea Bissau na Sao Tome. Hanyuma itsinda rya kabiri harimo Burkina Faso, Cape Verde, kaza Togo na Eswatini. Itsinda rya gatatu Group C harimo Cameroon, kaza Kenya mu baturanyi ubwo muri East Africa, akazamo Namibia n'Abarundi. Cameroon, Kenya, Namibia n'Abarundi itsinda rya gatatu. Kenya iri kumwe n'Abarundi ubwo ngubwo mu itsinda rya gatatu byo muri aka karere. Hanyuma Group G itsinda rya kane akaza hoya itsinda rya kane irya gatanu harimo Mali, Congo Brazzaville, Gambia ndetse na Sudani y'Epfo. Muri Group H harimo Cote d'Ivoire izakira irushanwa, Zambia, Comoros na Lesotho. Hanyuma muri Group E harimo Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Gabon, Mauritania na Sudani. Hanyuma mu itsinda rya kane harimo Misiri, Guinea, Malawi na Ethiopia. Itsinda rya gatanu harimo Ghana, Madagascar, Angola na Centrafrica. Itsinda rya gatandatu harimo Algeria, Abaganda, Niger na Tanzania. Naryo ni itsinda ririmo amakipe abiri yo muri Afrika y'Iburasirazuba. Uganda ndetse na Tanzania. Niger na Algeria. Group G harimo Tunisia, Guinea Equatoriale, hakazamo ikipe y'igihugu ya Libya, hakazamo Botswana. Hanyuma muri Group K hakazamo Morocco, South Africa, Zimbabwe na Liberia. Hanyuma mu itsinda rya 12 Group L hakaza Senegal, Benin, Mozambique n'u Rwanda. Senegal, Benin, Mozambique, u Rwanda.
nabonye benshi bavuga ngo ni itsinda rikinika. Ni itsinda rikinika. Ni itsinda rikinika. Impamvu nyavuga ko rikinika, yes, ntabwo tugiye ku underestimating amakipe arimo. Kubera ko big fish muri iri tsinda ninde ni Senegal. Underdog rimo ninde ni Rwanda. Ariko rirakinika par rapport ibyo twari dufite ubushize. Twari dufite Mali, dufite Cote d'Ivoire, dufite na Kenya. Siyo tsinda twari dufite accès. Ryo gushaka Afcon. Cote d'Ivoire irimo hariya. Cote d'Ivoire. Dufite Mali. Ubushize twari dufite dushaka Afcon. Twari dufite Cote d'Ivoire, Mali, dufite Kenya na Uganda. Oya, twari dufite Guinea. Dushaka Afcon. Mu itsinda rya Kenya na Uganda nitwashaka igikombe cy'isi. Abaganda twari igikombe cy'isi. Kenya na Uganda igikombe cy'isi. Twari dufite Kenya na Uganda na Mali igikombe cy'isi. Ariko twari dufite Cote d'Ivoire mu bushize Afcon. Twari dufite Cote d'Ivoire, twari dufite Cap Vert na Guinea. Sibyo se? Ntabwo nuze na BK tarari marakina hano. Kuri stade hano Nyamirambo. Twari dufite Guinea. Dufite na Cap Vert. Nyine turuvuga ngo igihe twari turi gushakisha itike y'igikombe cy'isi nako cy'Afrika giheruka cyo muri Cameroon. Twari mu itsinda F. Twari kumwe na Cameroon, na Cape Verde na Mozambique. Kandi wese kuri Mozambique. Mozambique urakibuka ko twayitsinze kimwe cyarage iwabo yadutsinze 2. Ibi yanyuma mu itsinda tuba ba gatatu hazamuka Cameroon na Cape Verde bajya mu gikombe cy'Afrika. Cameroon, Cape Verde na Mozambique. None uyu munsi Cameroon yasimbuwe na Senegal. Cape Verde simburwa na Benin. Era twagiye. Noneho ibi bihugu kugira ngo umuntu abisesengure neza bihagaze. Benin imaze kwitabira. Twajyanye umunsi u Rwanda rujya mu gikombe cy'Afrika. Twajyanye na Benin. Bwari bwo bwa mbere nabo bagiyeyo. 2004. Ariko Benin imaze gusubirayo gatatu. Kwango Benin imaze kujya mu bikombe bya Afrika 4. Benin ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA rwo muri 2031 kwa gatatu ni 84. No kuvuga ngo mu itsinda niyo ukurikira Senegal cyane. Kuko iyi Mozambique ugiye kureba nayo 119. Mozambique nayo ni 119. Ni 119 Mozambique. Ariko nayo imaze kwitabira ibikombe bya Afrika. Inshuro iheruka yo 2010. Imaze imyaka 12 idakandagirayo. So nimwe navuga ngo rero big fish muri iri tsinda ni Senegal. Ariko Amavubi akaba ariyo underdog. Twe turabija na 36 ku rutonde ngaruka kwezi rwa Afrika. Nayo mpamvu nyine twatomboyemo nyine. Basi muri pote ya nyuma. Ruvuga ngo twe turi abija na 36 ikipe ya Senegal ni ya kabiri muri Afrika. Nyuma ya Algeria. Urumva? Hanyuma ikipe ya Benin ni ya 84, ikipe ya Mozambique ni 119. Reka munyibwirire ibi bintu. Turi kumwe na Benin na Mozambique na Senegal. Duheruka mu gikombe cya Afurika mu mwaka 2004 turi kumwe na Nigeria. Turi kumwe na Ghana. Munyibutse neza. Turi kumwe na Uganda. Turi kumwe na Ghana na Uganda ni na Nigeria. Ghana na Uganda dutsinda ba Samuel Kufu. Yes. Gatete acenga ba Joseph Yobuni. Bari ku mahoro. Kiragiye turi mu itsinda. Twari mu itsinda na Ghana, Nigeria na Uganda. Twari turi kumwe na Uganda. Nigeria seri iwacu. Nigeria twahuye ryari? Nigeria ni nyuma yaho gatoya. Ako ndi kipe turi kumwe hagati ya ni Ghana na Uganda zo nibuka. Wenda baraza kudufasha batubwira indi. Ariko ikintu nshaka kuvuga itsinda ry'icyo gihe tujya mu gikombe cya Afrika. Ni iri tsinda turi mu bungubu. Mu by'ukuri twebwe nk'Amavubi no hakwiriye gukorwa iki kugira ngo abanyarwanda bongere basubire muri twebwe Amavubi dufite amanota 0/6 kuri Senegal. 0/6. Ubwo no Senegal izadutsindira Dakar dutsindira Kigali cyane rwose. Rectovers. Umwango ibintu byo kuvuga ngo mpira uridondo byararangiye. Bo byabaye science. Twari kumwe n'amakipe 3 gusa.
hano yabaga ari amakipe atatu yari Uganda na Ghana cyane amatsinda yabaga ari atatu amakipe ntabwo yabaga ari ane twari mu itsinda rya 13 rero ni Rwanda Uganda na Ghana twarabaga tuba ba mbere n'amanota 7 abagande baba kabiri n'amanota 5 Ghana ibiya nyuma n'amanota 4 kandi hagendaga amakipe nka imwe ubwo hahise hagenda yari amakipe 16 hahise hagenda bari batarongera ubu hagenda 2 bari batarongera ashyiragiye mu gikombe cya Afurika baheraga mu makipe 16 ubu turi 28 so n'umwango rero hano ngo uyu munsi amatsinda 12 kiragiye yari amatsinda 10 urumva yari amatsinda 10 nibigere 10 amatsinda 10 icyo gihe hagendaga nyine aya makipe 10 groups of 4 teams and 3 groups of 3 teams wangu matsinda amakipe yari afite amatsinda 4 hagendaga amakipe 2 hagendaga 2 ariko twebwe twari mu matsinda 3 yari afite amakipe 3 icyo gihe akagenda rimwe rero n'umwango abari bafite amakipe 4 mu itsinda ryabo hagendaga 2 noneho abafite itsinda ry'amakipe 3 akagenda ikipe imwe u Rwanda ruba urwa mbere urusesengura rero nari ndavuga nti iki gihe urebye ikipe ya Senegal yo namwe marabyumva kabisa ntabwo ari bya bindi byo gutemeraho abantu itaka ni 0-6 Senegal noneho tugasigara twe twirwanira kuko drone ntabwo twayibona i Kigali twateguye bimwe muvuga ngo twateguye Senegal twayikuraho inota rimwe kiretse niba Amavubi bari buze gutera abakinnyi bose bagashyira hanze bakazana bashya niba ari abo bakinnyi bari rwatubyaye Abdul bazahamagara na Nerisarike Salomo na Jihadi na Haruna ntacyo ni 0-6 twagiye kuri ndashaka kumva Benin na Mozambique tujya guhura inshuro ya 3 Benin tugiye guhura ya 2 izo zo ni ikipe byibuze urebye n'imyaka ishize nta mpinduka zikomeye cyane zigeze zibamo usibye nko kuri Mozambique kuko Mozambique abantu barabyibuka twaka ya 2021 twavugaga ntibabyibuka se umukino wanza abereye i Maputo aho bita Stadio Desimpeto Mozambique yadutsindiye 2 no mukino wo kwishyura igitego cyaraga abantu barakibuka kibiba kimwe ku busa wangu Mozambique twayibonaho amanota 3 i Kigali mu Rwanda na Benin 3 twayabona 6 none tugiye Kotono na Maputo tono muri bari abarozi shabi bari abamarabu shabi bikotono no muriro shako tono ne atari Kotono ikintu twakura ni inota rimwe twabona inota rimwe Kotono twihari imwe Kotono reka twihari imwe Kotono n'amapoto ba Mixon na barinirwa naho ntacyo nakwizeza abayarindwa naho tugeranyije amapoto twabona nka rimwe twihanda yanze katwiye amanota 8 afite amanota 8 pe ntabwo twajya mu gikombe cya Afurika byaba bigoye Bene yaducika tuturika turire minutinze gusa reka tubanze dutegereze ariko ni progress none se ko twabonye inota rimwe no kuvuga ngo reka tubanze dutegereze turebe equipe umutoza azahamagara turebe n'amasura mashya kubera ko twizeye ko hari amasura mashya tuzabona yazengurutse Ubufaransa n'Ubuholandi n'Ububirigi ubwo rero twizere ko wenda hari abakinnyi bashya tuzabona abandi bakina muri ibyo bihugu bakomeye bazaza gufasha abasanzwe bakina cyo muri Swede bakina mu cyiciro cya dusigaje ukwezi kumwe dusigaje ukwezi kwa 5 imikino igatangira ukwezi kwa 5 na international break imikino izaba tariki 30 z'ukwa 5 n'uva n'ukwezi nyine ku itariki 30 z'ukwa 5 umunsi turi 20 kugera 15 ukwezi n'iminsi 10 urimo nabyumva ukwa 5 tariki 30 na 15 z'ukwa 6 hagomba kuba hakinwemo imikino 2 no kuvuga ngo ku itariki byibuze 20 ikipe y'igihugu yakagombye kubihamagarwa cyangwa yarahamagara 20 z'ukwa 5 shampiyona izarangira kuri 30 zarangira kuri 30 bazahamara ariko bagakwiriye guhamagara mu cyumweru kimwe cyanyuma cyane nka 20 rero dukurikije ikipe azahamagara umutoza wanavuze yuko ngo abona amahirwe menshi ngo imikino tuzakirira n'ahango dushobora kuzayitsinda birashoboka turamuka tuhakiriye kuko nabyo ntibiramenyekana ubwo reka tubanze dutegereze turebe tuzapredictinga neza tumaze kubona squad nicyo cyatunaniye iri ibanga ni rimwe nuko abantu baza ukababagira hano i Kigali nta rindi banga rero nta kindi andi makipe ukajya gushaka draw iwabo niko bajya mu gikombe cya Afurika nabo bitabaye
ni uguteka imitwe twaba tubeshye nta bindi bintu kura umuntu ku kibuga umunyuze mu busanza umucisha ahantu mu ntuze erega ibi bintu twarabivuze muhisha Kigali munyuze kwa mutwe ikintu cy'ubupfura n'ubunyangamugayo mu mupira rimwe na rimwe tugomba kubyirengagiza n'ibikunda ko bakirira Huye kuko nujya iwabo muri Benin ibintu bazagukorera uzabibona nujya imaputo reka siporo nabonye coach wa Orlando Pirates ejo bundi interview avuga ati Simba kuki abanyafurika dufite habitude yo kwakira abantu nabi ati Simba yatwakiriye nabi byagenze turaza nabi penalty Shomarika Pombe yakemuye impaka kimwe ku busa ati penalty ibyo muri Afurika y'Epfo nabo bazakora ibyabo ariko Simba mu rugo yayabonye nuko mu mupira baje banishimye buze na stade n'amafaranga yaguya iby'ibinyapfura byinshi ibyo mu mupira niba ushaka resultat Mozambique no kubyibagirwa ko Senegal yo izazi turusha umupira tuwubure ubu muravuze ngo byibuze indege izagwe nk'igabiro bava igabiro bazi Kigali nabwo baharara rimwe igihugu cyacu gitoya nta hantu wabaraza ariko za Algeria buriya Algeria utagira ngo nubwo yatsinzwe na Cameroon ikabura itike yari uzi imyaka ishize idatsindirwa burida tubajyanira Rubavu cyangwa i Huye ni Huye abwe yaba nk'irusizi hari stade nziza niyo twari bubajyane bakabaza agaca muri Nyungwe bakabona ca muri Nyungwe bareba pindura hasi wakatisha hariya urakoze cyane hariya mu Kamiranzo tuzabiganiraho muri rusange n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa barimo gutegura ikiganiro n'itangazamakuru batwereka umutoza muri rusange byose rero nibwo niho tuzabimenyera hari badashakira abakinnyi izi gahunda zose bwa muhire nabo nkuko bivuga nibo bazabisobanurira umutoza azaba tugezeho ikiganiro kugeza ubwo bazaza baduha raporo ya misiyo uko byagenze umutoza twaririnze mw'abantu ntacyo twavuze ubwo impaka zose bazakemura ibyo bavuga ko Mugisha Ibrahim ashobora kuzaba umutoza w'abazamu ibyo bavuga ko Kasambunga ashobora kuzaba ari mubungirije ibintu nk'ibyo byose ubwo bizakemukira muri icyo kiganiro muri ikiganiro n'itangazamakuru gitegerejwe twigire i Burayi tuganire ku mikino ibiri gusa turaganira ku mukino w'ikipe ya Liverpool na Manchester United ndetse n'ikipe ya Chelsea n'ikipe Arsenal bari zo gukina uyu munsi muze mumbwire Manchester United yazize Cristiano ari ya mukino ni ngombwa tuganiraho sasa tuvugeho amasegonda ibyo kuzira Cristiano byo ntabihari Claude dore yazize abo bakinnyi ikipe ya Manchester United Claude niwe ugira imibare yihuta mu mutwe wawe uwitwa Mane afite ibitego 14 urumva muri shampiyona akagira 3 muri Champions League uno wa mbere 17 Sara afite ibitego 22 niwe umaze gutsinda byinshi muri shampiyona akagira 8 muri Champions League 30 Jota afite 15 muri Premier akagira 3 muri League Cup 18 akagira 2 muri FA Cup 20 uwo bita Diaz muri FA Cup na kimwe cyo muri Champions League gishyiraho kwa Jota 21 Diaz wa mwana Luis Diaz watsinze igitego cya mbere afite ibitego 3 muri Premier teranye ibyo bitego byose 24 54 ibitego 71 abakinnyi bangahe 4 uwo bita Rafu Rangnick yarakinyishije abakinnyi 8 bakina nk'abadefanseri yafashe umuntu witwa John Stones yirukaga mu kibuga imyaka ishize ari ngahe ashyiramo umuntu witwa Magwaya ashyiramo umuntu witwa Lindelof ashyiramo umuntu witwa Bisaka ashyiramo umuntu witwa Daro imbere yabo hashyira Matici na Pogba abantu bakinaga gusa bafite karite zero offensive nizo kujya kubika ni Rashford na Bruno Fernandes na Elanga nabo batatu iyo kipe yatsinda gute ngibyo byamani umuntu agiye kubijyamo yasa byamani ntahagurirwa bijyamo ni ikipe kandi ngiye muri Magique muri update nitarambwira ati mu makuru y'imikino uvuga imani yo ntuyivuga kuko twarumiwe niko ndize yavuze karabaye uvuga ni ikipe isigaye izwi n'umuntu wese n'umwana ashobora kuyikubwira buryo manu yapfuye yara niba umurigende wa ekipa asigaye yicara kuri televiziyo arebwa n'isi yose akihakana ikipe kavuga ati ntabwo ari ikipe na kimwe Bruno Fernandes akavuga ati abandi barakina bashaka gutwara igikombe twe ntacyo dukinira no kuvuga ngo mu bitego 9 Manchester United iriye mu mikino 2 itsindwa na Liverpool 5 umukino wanza na 4 mu mukino wo kwishyura Sara wenyine abasanzemo 5 icyo bita punition Roy Keane yavuze ati ibi bintu Sara ari gukora ibi ntabwo ari ibintu byabagaho kuri equipe ya Manchester Sara yamugarutseho hanyuma arongera aravuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka ko ikipe nka Manchester United icyo bita ngo ndi worst aggregate scoreline ati
ati mu mikino ibiri nibwo bwa mbere bibayeho ko ikipe ya Manchester itsindwa ibitego 9 ati ibyo bintu byari bitarabaho ati kuva mu 1892 ati itsindwa na Sunderland ibitego 11 harashize imyaka 125 Manchester United idakorwa bino bintu urumva arongera none bashyiramo akantu keza cyane Roy Keane aravuga ati Manchester United ntago yaherukaga bino bintu mu mateka yayo kukina ikarangiza ifite possession ya 28 n'ibice 4 kuri bya possession umukino wose arumirwa Roy Keane yumiwe aravuga ati no shot on goal in the first half nta shot rigara mu izamu Manchester igeze cyane mu gice cya mbere bati imibare ni ibintu ntago ari ibintu ntibibaho ni oreri ni ibintu bitabaho aravuga ati siyo nakiniye ati bazanzaniriye iyo nakiniye hanyuma hari amakuru na kabuse namenye muri source zanjye zizewe hari match amicale y'Amavubi na Congo hagati ya tariki 11 na 15 Congo Brazzaville Congo oni DRC okay hagati ya tariki 11 na tariki 15 zuko gatanu igakinirwa he ntago birayamaza kwemezwa neza ariko match amicale urakomeza yakurure mu minota rero dusigaranye ishyika kuri 4 n'amasegonda ikipe ya Chelsea igiye gukina Axel na Arsenal match ya 86 muri Premier League match iheruka batsinzwe 2-0 na Chelsea kuri Emirates Arsenal rusyaho no baratsinda ni Chelsea mu by'ukuri iri mu rugo kuri Stamford Bridge ni Chelsea nayo ireba uburyo igomba kongera amanota yayo kugira ngo yegomere ku mwanya wayo wa gatatu ariko na Arsenal nayo igomba gutsinda uyu mukino kugira ngo irebe ko yafata Tottenham uko ikirarane izakinirwa na Kigali Numva ruvuga ngo Arsenal ni kirarane irashaka gutsinda iyi match ya Chelsea kugira ngo igire 57 Arsenal yagabaye itifata Tottenham yakabaye profitira mu byago bya Manchester United kwizigira erega Arsenal nayo ikibazo igira ntihoza na Arsenal mu minsi yashize yari yatangiye kwikamata izamura amanota abantu baravuga bati Arsenal yabyutse ikazi gakubita ikegeka Arsenal itangira kugenda itungurana itsindwa amarabira Arsenal irongera igabanya umuvuduko uyu munsi ntituravuga tuvuga Arsenal ikiri muri Rwanda na Big 4 yagakwiriye ahubwo ko yaratanze andi makipe muri Big 4 ariko nayo ntihozaho so ahantu rero Arsenal ibuze kugwira ni hehe ni ikipe ya Chelsea ifite umujinya w'umuranduranzuzi w'abakinnyi n'umutoza bakina bavuga bati nubwo bwose habaye ibibazo by'imitegekere n'ubuyobozi mu ikipe ya Chelsea twe tugomba kugaragaza ko tuhagaze ku ikipe n'ishema ryayo n'izina ryayo ni Chelsea yatugaragarije kubyuka no kugira imbaduko kuri match retour muri Champions League bakina n'ikipe ya Real Madrid baraguma muri ya mwuka baraguma muri ziriya mbaraga ikipe ya Arsenal buri gihe igaragaza imyitwarire ya cyane yigeze ku makipe akomeye n'uyu munsi nta tandukaniro turi kubona ikomeye cyane imibare yoroshye cyane ni match 3 Arsenal ko gukina ebyiri yari yasohotse imwe yari yakiriye zose yarazitsinzwe Arsenal yatsinzwe na Crystal Palace abantu barabyuka Selhurst Park 3-0 Arsenal yakiriye match ya Brighton itsindwa 2-1 Arsenal yagiye kubatakatifu bari mu bihe bya Pasika Southampton ibatera kimwe cy'ingusho imbere ya Chelsea Arsenal irabyitwaramo gute iri gutegura Manchester mu minsi 3 muri weekend wa gatandatu umwango simyana kubwiraga ntabwo yakubwire ko ikiri muri Rwanda na Big 4 yari ko yasaruye amanota 9 Seno mu manike mikono Crystal Palace Seno mu manike mikono Southampton biragoye baba ni ibintu bitaza koroha rero 245 London Derby dayireba nko wayini ntuje ntabwo ari match gusa kuko Sambiro Manchester n'undi Axel Everton iraza gukina na Leicester City ni match ikomeye abantu bareba ni match nziza nayo barareba buryo rwose ziza Everton zo na Leicester baracyareba uburyo barwanira ibintu bya za conference league ngibyo Manchester City Brighton and Hove Albion Man City zuzuye irabizi yanarakaye cyane irabizi ko igomba gutsinda ka Brighton
ikasubizamo rya nota karakina rimwe n'agakipe kabi ka Brighton kamaze iminsi kaziniga karihambira kazifata ku ijosi ariko kubera ko baraye kuko Liverpool yaraye ku mwanya wa mbere Man City n'ababaga ahubwo niba tsinda irabatsinda hejuru ya 3 iraba yarakaye. Inter de Milan ekipe ya Milano. Inter Milan yakatishaga itike yayo rwose ivutura ku buryo bukomeye cyane ikipe ya Milanse ibitego 3-0. Ibitego bya Lautaro Martinez yatsinze 2, rutayizamu umunyargentine na Ruben Gosens umudage agiye kongera kwishakira amasezerano yari kabisa. Ariko nabonye Milan ishobora yabikoze bishaka aggregate 3-0 ku mukino ubanza Rwanda no gutwara igikombe cya champion kibabaje cyane. Ikipe Real Madrid mu gihugu cya Espagne La Liga irakomeza iraza gukina na Osasuna Axel gusura Osasuna 3 n'igice raza kubisura ikipe ya Osasuna 3 n'igice. Sasa no muye musaro uburyohe gusa ubwo Atletico Madrid na Granada saa moya match ya Real na Musanze saa 2 2:45 tube duteretseho tutangiye kureba Chelsea na Arsenal saa 2:45 baye bagiye kuruhuka dutangire na Real na Osasuna. Mwakoze cyane mushimye cyane kwizegera mushimye cyane Rugangura twasubira saa 7:20.